Yambayeho cyinshi intege ku buryo nari ngeze naho gutekereza kuva mu muziki. Icyo kintu cyaba cyarakubayeho? Cyambayeho rwose. Ntabwo twabijya kure. Nakoranye indirimbo na Social Mula. Numva ko ari indirimbo ya danger. Nta nubwo ari ngiye bishatse ko dukorana. Ni Social Mula washatse ko dukorana ariko nawe ntabwo navuga ko ari we wabishatse ni management ye. Police oh man. Police oh man. Police oh man. Police oh man. Police oh man, police oh man, police oh man, police oh man. Auga kishi mbanjira ngo yamfunga ndamutse mubwiye ko mukunda n'ibyahita bikunda. Yeah man. Mwana turi bato y'amashuri menshi turayigana na n'ubu turacyari kumwe. Yeah. Twakundanye tutitaye ku babyeyi, twakundanye tutitaye ku miryango, iby'amatsiko yabatwe ntabwo twari tubizi. Ashize iminsi itari mike numva urukundo rutakiri ruke, ngira igitekerezo cyo kurushinga. Ngirango nubwo twakomeje kugenda tubabwira ahangaha turi hari kubera amashusho, hari gufatirwa amashusho y'indirimbo ya Fizo yitwa Niko Nkiza, ari kumwe n'umuhanzi mwamenye cyane bita The Bless. Ngirango bari bamaze gukora scene ya mbere twabageraho dore turabonye. Yes, tukaba twongeye kubasuhuza nshuti mukomeje kudukurikira mudahwema kutwereka ko tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aka kanya rero Ikirwa TV tubazaniye umuhanzi n'ubukombe. Abenshi muramuzi, afite indirimbo rwose zagiye zimenyekana ku rwego rw'igihugu. Ngira ngo tukaba turi kumwe nawe, yatangira yibwira abadukurikiye kugira ngo dukomeze tuva mu bwiza tujya mu bundi. Nitwa The Bless, wandi umuhanzi nyine ukomeye cyane nkuko bivuze. Yego. Umuhanzi w'icyamamare kabisa. Man. Yego. N'ibindi bintu ushobora kumbaza nta kibazo nagusubiza. The Bless uri umuhanzi wamenyekanye cyane cyane mu ndirimbo bita Ikibazo. Watangira duherezaho gatoya kugira ngo tumenye byari. Aho twahuriye nta uhazi, uko byatangiye nta ubizi, mubyeyi mbabarira undekere wanje, namukunze kuva kera urabizi. Oya uwo mwana namukunze kuva kera, none si bagenzi bangira inama ababyeyi banjye bambereye ikibazo. Urukundo mukunda ni rwinshi sinabasha kumureka uwo mwana namukunze kuva kera batabizi. Yeah man. Yes. Mwakomeje kugenda tubabwira ko ibintu byiza tuzajya tubibazanira buri munsi. Nguyu The Bless turamufite hana aka kanya ubu tuvugana. Hanyuma The Bless. Yeah man. Umuziki wawe wawutangiye ryari? Kera cyane. Umuziki nawutangiye kera nyiri ku ishuri. Ukiri ku ishuri? Nari nyiri umunyeshuri ariko mutoya cyane. Ukiri muto. Ariko uza kwaguka maze kuba mukuru cyane. Yego. Uza kwaguka maze kumenya ubwenge. Urumva umuntu ukiri muri primaire uretse kuba ufite feeling za music, nta bindi bintu bikaze cyane navuga umuntu wagize aba yari yakamenya mu buzima bwa muzika cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. The Bless araje dukubise indirimbo bita Nta na kimwe nshaka, ikurikirwa n'Ikibazo maybe. Wampaye umwanya se bira ni ya mbere. Wampaye umwanya ni ya nyuma y'Ikibazo. Iri nyuma y'Ikibazo. Exact. Duhereza iyo bita Nta na kimwe nshaka, Ikibazo. Imwe wakuranye na Frank yita gute? Esura cyanyibuka ndacyakwibuka. Iyo ngiyo. Hanyuma The Bless uraje urakubise igihugu cyose. Yego. Yeah man. Aka kanya reka dufate icyo gihe turebe n'aka kanya. Muzika yawe kuri ubu ngubu turayibarira ku ruhe rwego? Muzika yanjye gukomera cyane. Iri gukomera. Imeze nabi cyane buriya iri kugenda yaguka ku buryo bukomeye. Yego. Ku buryo ubu ngubu ndi gukora injyana nkahita nyumva za Nigeria. Baba. Nkahita nyumva za Nigeria iri gutrending Africa yose. Yego.
kandi ngira ngo n'indirimbo nkumva hano niho ziri mu Rwanda zageraga kure zikagira muri East Africa, mu Burundi, Tanzania, ariko ntizigere kure. Ariko ejo bundi nasohoye indirimbo abantu bo muri Nigeria barambwira ati turi kumva indirimbo yawe muri boîte era Police Woman hanyuma The Brace tugende turi mu ruganda wenda abakuzi cyane bakumenyere mu ruganda rw'umuziki hano mu karere ka Musanze. Watubwira uruganda rw'umuziki wa Musanze rusa n'urwasubiye inyuma mu buryo bugaragara, ndetse ku buryo na bamwe mu bahanzi bagenda babigaragaza, kandi biba bigoye kugira ngo umuhanzi agaragaze ko ibintu byasubiye inyuma. Icyo kintu nka The Brace wowe ukibona ute, ugifata muri yanga? Ibyo ngibyo ntabwo njya mbica inyuma, nta n'ubwo nshobora kubica inyuma, niko byagenze umuziki wose ubintu muri Musanze. Ariko ubu ngubu hari icyizere cy'uko ibintu biri kugenda neza mu buryo bwiza, ku buryo mu minsi iraza abantu ahubwo baraza kumirwa abahanzi zikomeye cyane. Hanyuma ikintu wenda tutarava kuri icyo kintu, kuba umuziki warasubiye inyuma byatewe n'iki? Nikeza ko hari amadebate amaze iminsi ahari ku maradiyo atandukanye hano. Habayeho kwerura buri ruhande ruvuga ikosa ryabaye. Itangazamakuru ryabigizemo uruhare, abahanzi nabo sinabajya ku ruhande nabo babigiramo uruhare, même na public kuko nubwo nayibureminga cyane ibyo tubahaye public yo. Ubwo urumva nimba hajemo umuhanzi hakazamo itangazamakuru, urumva public ahubwo isa niyaryamye. Public yabuze ibintu byiza mwajyaga muri public rero nayo ikosa nayishinja, yakagombye guhamagara ku maradiyo ivuga iti bimeze biti abo bacuranzi ko mutabacuranga. Ariko hari n'igihe gutya umuturage ahamagara kuri radiyo ati nshaka indirimbo, bati ntayo dufite, kandi ibyakosa ry'itangazamakuru urakoze cyane kameme nibwo dushaka twanayivanamo. Kuko niba umunyamakuru yavuze ngo ibintu bimeze gutya ndumva bihita bipfa byose. The Brace ngira ngo mu myaka yashize higeze gutambuka igihuha kivuga ko aba Dream Boys kimeze neza mwari mugiye gukorana indirimbo. Ibyo bintu nge nakabitse mu mutima, ndavuga nti niduhura nzakakubaza. Ibyo bintu rero buriya nibyo bigeze kubaho icyo kintu. Dream Boys turavugana ariko ntibyakunda ko dukora indirimbo. So nta nubwo ari bo gusa na King James nawe na Just Family ariko target yabo yose yari target imwe yo kugira ngo dukore indirimbo ikibazo bayisubiramo. So hanyuma tuza gusanga bitari ngombwa ko twayisubiranamo, ahubwo tusanga ko ari ngombwa ko twakora indirimbo. So hanyuma ntihaza kubumvikane n'utundi tuntu twagiye tuzamo. Ku giti cyanjye numvaga nayikorana na King James cyangwa na Dream Boys. So ariko management ntabwo byaje gukunda ko uko umuntu abagira abantu bamureberera, ngira ngo urabizi abantu bandebera ntabwo bakunze ko ibyo bintu biba. Ariko ku giti cyanjye byari wumvaga bya cyane rwose. Nshuti bakunzi rero, nguyu mwamwimviye The Brace, na nawe tukiri kumwe. The Brace ndagira ngo mubaze iki kibazo. The Brace, ubuzima bwawe ni ikihe kintu cyagushimishije muri kariyeri y'umuziki? Nagiye kuririmba mu gihugu cy'Uganda. Urakoze kubinyibutsa. Nagiye kuririmba mu gihugu cy'Uganda Covid itaraza. Hari ukuntu uba wagize kuri umuswa cyangwa uzi ko batakuzi, uzi ko abantu batakuzi, ujya ahantu hashyashya ntabwo bakuzi, uzi ko batakuzi. Ikintu cyabaye ni kimwe rero, nasanze ari njye muri star uriyo usanga niwe sitanahari. Noneho nsanga ahubwo ndi kwibwira ntabwo mbizi. Urumva wari ufite ikintu cyo kutitinyuka. Urumva nakoresha mbarara, nkorera show Kabare, nkorera show Bunagana. Nagezeyo abantu bakambwira n'indirimbo ahubwo ngiye nzi ko no mu Rwanda batazi, nkumva bari kuziririmba. Abaturage bafite duhaye uburyohe, utaduhaye indirimbo yawe yitwa uburyohe. Nanjye nigeze kuba indirimbo yawe ikibazo, nigeze kuba ndi ahantu hamwe i Goma. Ngiye kumva numva mu makaritiye abaturage b'abakongomani bari kuyibyina. Abantu uri amahoro yaducanzemo akantu. Icyo kintu cyantunguye rero muri Uganda. Nageze Bunagana numva abantu bazi kuririmba ikibazo, ngera Kabare numva bari kuririmba nk'indirimbo yabo, numva ariko ntabwo baririmba neza amagambo kubera ikibazo kuko ntabwo bayazi. Ariko kumva ibyo ari kuririmba ni ibintu
ni ya ndirimbo n'ubundi ari kuririmba. So iki kintu cyarantunguye cyane gituma menya ko n'umuziki wacu ugera kure. Hari ahantu ugira tuba tutazi. The Blesse ni umuhanzi ushobora kuvuga ati iki kintu mu muziki muri kariyeri yanjye cyambayeho cyinshi intege ku buryo nari ngeze naho gutekereza kuva mu muziki. Icyo kintu cyaba cyarakubayeho? Cyambayeho rwose. Ntabwo twabijya kure. Nakoranye indirimbo na Social Mula. Numva ko ari indirimbo ya danger. Nubwo ari ngiye bishatse ko dukorana. Ni Social Mula washatse ko dukorana ariko nawe ntabwo navuga ko ari we wabishatse ni management. Yasanze ndi gukora indirimbo barayikunda bati duhamagara umuhungu wacu. Ashiremo. Nawe nsanga ni umufana wanjye n'umujama wanjye ariko nabyita. Aranzi arananyubaha turarekodinga indirimbo iba sawa. Yitwa Mbega wowe. Mbega wowe binkorera biranangaza. Yigejeje hano Musanze. Inshuti yanjye nayo abanyamakuru ntabwo ndabavuga amazina. Ariko nabo bariyizi ni Ben wa mbere. Ben toujours. Nandera n'undi mugenzi we. N'undi mugenzi we. Ubwo yakoranaga n'uwo bakorana. Bati ndi none se oya The Blesse. Bari mbi ku rwego rwo hejuru. Aho ngaho harimo akabazo. Ben n'uwo bakoranaga. Ben waravuzwe. Ben bakoranaga ni inshuti yanjye ni n'ubu ni inshuti yanjye Ben. Ariko yari inshuti yanjye. Ariko ahita avuga ati indirimbo kwari mbi. Wenda ndagira ngo iki kintu tugikoreho Debe. Man. Kabone ni indirimbo yaba ari mbi. Byumvikana. Buriya byaba ari sawa kujya ku gitangazamakuru ukorera ugatangira ngo indirimbo nimbi. Je ntabwo nisitangazamakuru. Ariko nekeza ko byanga bikunda iyi ndirimbo ari mbi nawe ntabwo ari ugomba kuvuga ko ari mbi umunyamakuru. Ugomba kwihereza abaturage. Umunyamakuru yumva ibyo avuze rubanda babifata nk'ukuri. Arumva. Ariko iyo yaye abaturage bakayumva ubwo bashaka guhitamo bati indirimbo turumva ari sawa bagatangira no kuyisaba. Urumva? Ariko uyu munyamakuru wazo indirimbo nimbi biriya ntabwo rwose ntabwo uko namvise itangazamakuru cyane numva ahantu ndumva umunyamakuru uretse aho ngaho numvise avuga ngo nimbi ahantu ndumva umunyamakuru avuga indirimbo nimbi aho kugira ngo uvuge ko ari mbi wareka kuyikina. Ibyo nabifata nk'ubu amatere nta bunyamwuga burimo kuko urumva nimba yarayikinnye arayikinnye icyo ni icyambere. Urumva arangije ahita yisebya ati kwindirimba ari mbi abaturage batebwe ahubwo noneho ikintu cyagiye kinura nagiye nkora n'ibitaramo icyo gihe ariko nk'ubu abaturage nayumvishe ikinwa n'umunyamakuru bita Fred Ruterana indirimbo bayikunze rwose ugeze hano bahita batera umugongo. Namuyoboke Alex Muyoboke bari umuntu w'umugabo cyane nkunda amwe n'undi mugabo witwa Theo nibo bari bagize the decent. So bo baramwiye bati indirimbo irarenze nta nubwo ibaho. Oya nari promotinga bayishyira ku ma platform n'icyo ariko hano bahita bavuga ngo indirimbo ni icyo kintu cyatumye mvugira ariko ubundi ibintu tuba dukora. Wari ugiye kuvamo ariko kakantu gahita kaza mitavuga ni impano yanjye ntabwo nayo. Oya n'ubundi impano ikurimo wasiga ikikwirukansa ariko ntiwasiga ikikurimo. Nawundi ibyo ngibyo The Blesse rero utaraducika na cyane ko tugusanze mu kazi. Ngira ngo aha tugusanze ni nahantu hibanga kugira ngo twabigira ibanga kugira ngo wenda hataza kumenyekana byinshi. Ego makamenya nabo mwari kumwe hari mu cyumba kandi urumva ni ibintu bishobora kugira ikibazo ku buzima bwawe bwa bose. Hanyuma tubasanze hano muri mu kazi. Twahabonye ibikoresho by'umuziki ngira ngo wabwira abakurikiye Ikirwa TV hano ubundi tugusanze hari mu rwego ahantu Musanze rero ni murabona ko ari mu mujyi wa Musanze n'ahantu heza. Nekereza ko ari naho hambere mu mujyi ushobora kukwinjira ariko ko watatubwiye ngo twamamaze nabyo ntabwo ari ngombwa kugira ngo tubivuge. So ariko na ahantu heza twahisemo kugira ngo tube duhari muri aka kanya tuhashutingira indirimbo nshaje nakwita ko ari nsha ariko nubwo abantu bayiziho gakeya ariko ni indirimbo yanjye na Fizo Masoni Rap Nation Cowboy mu Congo.
iriya ndirimbo rero turi kwishutinga tumaze hafi icyumweru mu ishutinga icyumweru kirashize dushutinga indirimbo ni umurimo ukomeye ku buryo twagiye tukurira imisozi tukayimanuka mutambika muzamuka ku buryo ari n'ahantu nageze ntarinzi muri Musanze bishatse kuvuga ko mushaka kuyivanamo ikintu kinini cyane rwose turashaka kuyivanira kugira amashuti cya mbere hanyuma agakurikiraho promotion yo ku ma platform atandukanye n'ahandi hantu ku bindi bitangazamakuru kuko ni indirimbo nziza urumva tuba tugomba gutwika icyambere ni ugutwika ubundi ibindi byose hanyuma rero The Bless tutagutindije n'ubundi turacyari kumwe tugiye kugenda dukurikirana uko iki gikorwa cyo gushutinga kiri kugenda kiba tubakurikirana akantu kamwe ku kandi ibyinshi buraza kubibona akari ku mutima wawe muri aka kanya wumva ka kandi kagiye gusesigara ku munwa ukavuga uti wenda twaganira ariko aka kantu ntiyakambajije kandi ndumva nshaka kukavuga akantu utambajije se buriya akantu uri utambajije se buriya ko ntukamenya neza nta jambo tukuniganye akantu ntabwo wakanyibutse oya hari igihe ushobora kuvuga uti naganira ariko hari akantu numva hari nk'ubutumwa nashakaga gutambutsa ariko ntabwo nigeze mbutanga nuko mfite indirimbo ngiye kuba mu minsi iraza kumva rero ko narenga urumva iyo ndirimbo nayo bagomba kumenya ko ihari bakicara bategereje bareba kandi irarenze ni indirimbo irenze cyane iri gukorerwa he yakozwe nande igero cyari ibanga nkuko twavuze ngo kimena amabanga ibyo kubera abantu burya ntago ari sa ariko nyine ikibanza nuko bagomba kumenya ko bori ihari kandi mu minsi mike ndaza kuyibasorera ifite uburyohe iraryoshe ko uburyohe bwo burahari kabisa nzayibashirira hanze kandi bazayikunda ikindi cyo nambwira abantu se niki twarangije gushutinga mwarangije cyangwa muracyakomeza kubaza shooting yawe rukundo ruba rwinshi urwanje n'uyu mwari police woman mbona ruzansaza simbasha kwihangana ngo ndare nakubonye n'ibyawana oya n'ibyawana uyu mwari ni feshe we yasaza mu maso ye ni heza wagira ngo atatsi feza arampagarika nka Verena mama nka Verena arambaza perime nkamwihera ikarine nkabona ari karume kumubwira ko mukunda bikananira police woman 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 aruga kishi mbangira ngo yamfunga ndamutse mubwiye ko mukunda n'ibyahita bikunda yeah man duhe n'ikibazo nakundanye n'umwana turi batoya amashuri menshi turayigana na n'uyu ngubu turacyari kumwe twakundanye tutitaye ku babyeyi twakundanye tutitaye ku miryango iby'amatsiko yabatwe twari tubizi ashize iminsi itari mike numva urukundo rutakiri ruke ngira igitekerezo cyo kurushinga na n'uwo mbibwiye ababyeyi ntibabyemera mbabaza impamvu batabyemeye barambwira ngo uriya mukobwa watuzaniye imiryango yabo yarahemutse no umukura none se bagenzi mwangiriye inama kwa babyeyi banjye bambereye ikibazo ubu se mitemo kugendera ku babyeyi cyangwa se mitemo kugendera ku urukundo mukunda ni rwinshi sinabasha kumureka uwo mwana namukunze kuva kera batabizi sinzi impamvu bashaka kugutanya oya yeah man uburyohe bwagize nejo burya so ikindi nuko nabwira abantu gukurikirana social media kuri YouTube nitwa The Bless The Bless bisanzwe kuri Instagram nitwa The Bless Kiloko wanditsemo The Bless bifatanye tubona amazina yanjye n'ahandi hose ni The Bless no kuri Facebook ahantu hose ushobora kunyenera wajya kuri
kuri platform ukeneye ubundi ukandikamo The Bless ubundi ukajya ukurikirana ibihangano byanjye nk'umuntu w'umusaza. Yes, igira ngo mwamwiyumviye ni The Bless, nongere mbashimira ariko turacyari kumwe kuko tugiye kugenda dukurikirana uko igikorwa cyo gushutinga indirimbo kiri kugenda kiba. Igira ngo mwakomeza mukadukurikira Ikirwa TV, hanyuma ukadukorera like, comment, share na subscribe, hama nakazogera kugira ngo ibyo bashaka twumva ku gihe. Ikindi commentaire igitekerezo cyanyu gituma tumenya ibyo tuzahindura. Sawa, murakoze cyane. Ciao.